N'amakuru ari breaking news, n'amakuru ababaje cyane ngira ngo kuri iyo screen uri buboneho umwana w'umusore, n'umwana ukiri mutoya w'imyaka 18, n'umwana w'umukobwa. Uwo mukobwa nubwo ubona ko asa nkaho yujuje imyaka y'ubukure, ariko n'umwana wari ukiri mutoya. Ngira ngo namwe muzi by'abana b'iyi minsi uburyo bakura vuba vuba. Ni umwana wari ufite imyaka igera kuri 14, ariko iyi ni couple. Umusore w'imyaka 18 yakundanaga n'uwo mwana w'umukobwa uri kubona kuri iyo screen. Ngira ngo urabona udufoto tugiye dutandukanye bari kumwe, ariko ibyabaye kuri uyu musore biri gukomeza gushengura abantu benshi cyane, ndetse ni n'inkuru iri guhayirayitinga uburyo ababyeyi nyine ugomba kubara umwana bitewe n'ibihe agezemo. Niba ari ibihe by'ubwadoresa ukamenya ngo umwana uri bumutware gute, iyo uri bumuganirize gute. Niba ufite umwana w'umukobwa akaba ari kwinjira muri ibyo bihe, bya bihaba yumva agomba kugira umukunzi, ugasanga agomba gukundana n'udusoresore, ugomba kumuganiriza ute? Ugomba kumva ibitekerezo byiwe gute? Ugomba kumva ubuzima ari gucamo gute? Wabikora gute kugira ngo utagira icyo wangiriza? Kubera ko iyo umwana nk'uyu nguyu rwose uri muri adolesa, ujya uramubuza ngo abasore, ukamushyiraho pressure ngo sinshaka ngo ujye mu nkundo ngo ugire gute, bikubana ikibazo gikomeye cyane. Ndetse n'umusore nawe aba ari uko nguko nyine, ni ibihe aba agezemo. Abaho ugasaba inama ukamubwira ati wenda uracyari mutoya, ibintu byo gukundana wenda ni ukubigendamo gakeya, ukamwigisha ububi kugira ngo atazagwa mu bishuko. Ariko kuza ukamukubita ukagira gute, sinzi niba byavamo. Mwana yifatira imyanzuro. Ngira ngo murabizi bwadoresa nyine, imyaka y'ubwadoresa, uburyo umwana aba yumva mu bitekerezo, asa nkaho yihagije. Umuntu mukuru nyine waza ukamugira inama akagufata nk'idage, atuye nta nubwo azahana isi igeze, ibintu nk'ibyo ngibyo. Niyo mpamvu bavuga ngo imyaka y'ubwadoresa niyo umwana yangirikiramo. Iyo rero ayirenze urumva aba yagiye. Byagenze gute kuri uwo musore witwa Martin Bukenya? No hano hirya mu gihugu cya Uganda. Uganda ni hano hirya. Nabonye abanyarwanda benshi bagiye batandukanye banzi umwana afite n'inkomoko mu gihugu cy'u Rwanda. Nabonye benshi abanyarwanda bakorera muri Uganda, benshi ku mbuga nkoranyambaga kuri Facebook bari gukomeza gupostinga uyu musore witwa Martin Bukenya. N'umukobwa yarakiga ku myaka 14, umusore nawe yarakiga myaka 18. Ariko n'abana ya myaka nakubwiye ngo y'ubwadoresa, aba bana barakundanye, binjira mu rukundo pe, rukundo ruragurumana. Umusore w'imyaka 18, umwana w'imyaka 14, barutanwa imyaka. N'umusore arusha umukobwa imyaka 4, binjira mu rukundo pe. Urukundo ruragenda rubagira abasazi. Bigera ubwo uyu musore w'imyaka 18, uyu mwana w'umunyeshuri, yahengeraga papa w'uyu mwana atariyo, yarangiza akaza gusura uyu mukobwa. Uwo musore agahengera, donc papa watariyo, kubera ko ngo rimwe na rimwe hari igihe papa wiwe yabaga ku kazi igihe kinini, ugasanga arataha gakeya nko mu kwezi, agahengera papa watariyo akaza muri uru rugo. Byageze ubwo uyu papa w'uyu mwana w'umukobwa yihanangiriza uyu musore imyaka 18, aramubwira ibyo bintu rwose byo kuza kureba umukobwa wanjye hano, aracyari mutoya, sinshaka ngo mwinjire mu bijyanye n'urukundo, rwose ntabwo mbishaka, ntabwo byakunda. Genda gakeya, uyu mwana w'umukobwa mureka, aracyari mutoya, utazica ejo hiwe. Maze rumva uyu mubyeyi akabivuga nyine, n'umukobwa wari kumva, ariko kubera nyine cya kintu cy'ubwadoresa n'ibihe bari bagezemo, ntibabyumve neza, bakumva ko umubyeyi nyine ari kubarwanya. Hari n'inshuro zimwe na zimwe uyu mubyeyi yagiye afata uyu musore
binjiye mu rukundo mu buryo buri deep n'uyu mwana w'imyaka 14. Wenda agasanga barafatanye, agasanga rimwe na rimwe bari gusomana, akabavumbura, agakomeza kwihanangiriza uyu mwana w'umusore ati rwose nakubwiye ko ntagushaka kandi nzagutsinda muri uru rugo nzarugutsindamo. Uyu mukobwa wanjye sinshaka ngo umuyobye, sinshaka ngo umuteshe umutwe, uru rugo nzakuvuniramo amaguru, nzagutsindamo. Ntibabyumve. Uyu mubyeyi akabwirwa n'abaturanyi ati nyamaze hari akana k'agasoresore gakunda kuza muri uru rugo, gakunda kuza pe, kandi uriya mukobwa wawe gashobora kuzamutera inda kuko kajya kaza udahari. Rero rwose ni ibibazo bikomeye, ni ugucunga neza mubyeyi, ukaba maso. Ayo magambo yose ibi bintu biragenda biba muri uyu mupapa, aragenda arabyimba aravuga ati uyu mwana noneho nzamubonera amaguru nzayaca, uyu mwana aho nzamubonera ikizaba kizaba. Ejo bundi ku itariki ya 10, ubanza ari ya 16, nibwo uyu mubyeyi yatashye. Arangije biravugwa ko uyu mwana w'umusore witwa Martin w'imyaka 18 wateretaga umukobwa w'uyu mugabo, ngo kuri Saint Valentin ntabwo bari bagize uko babonana ngo babe bakwenjoyinga urukundo rwabo. Maze ku itariki ya 16 uyu musore aza muri uru rugo, yari yamaze kumenya amakuru ko papa w'uyu mwana adahari. Arangije aza muri uru rugo, maze amuhereza impano, yari yamuzaniye uturabo nk'abantu bakundana, kukana kamwiteguye, kamutekeye, kati sheri wanjye ari buze kunsura. Maze arangije kumuhereza ibyo bijyanye n'indabo, bajya mu birenze iby'urukundo nyine, ibyo bari bemerewe nyine nko mu kigero cyabo. Biravugwa ko papa w'uyu mwana yinjiye agasanga uyu mwana w'umusore aryamanye n'umukobwa we muri saro, bari hafi gukora imibonano mpuzabitsina. Hari amwe mu makuru avuga ko bari batangiye gukora imibonano mpuzabitsina, bari kuyikorera muri saro, babaye romantike. Ubwo urumva byanga byakunda, hari igihe atari ubwa mbere nyine bari babikoze. Yabasanze muri saro batangiye igikorwa cy'abashakanye, batangiye igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Aka gasore kambaye ubusa n'aka gakobwa k'imyaka 14 yamaze kugakuramo, bagiye gukora imibonano mpuzabitsina. Maze ikintu cyabaye, birumvikana nk'umubyeyi yagize agahinda. Arangije yahise afata uyu mwana w'umusore, aramukubita, aramuniga, akubita ku bikuta, agira gute, n'umujinya wimukoreshaga, akubita ku bikuta, agira gute nyine. Birangira uyu mwana w'umusore imyaka 18 amwishe. Kuri ubu ngubu uwo musore uri kubona kuri iyo screen wakundanaga n'uyu mwana w'umukobwa. Doko no kuvuga ngo ni umusore wishwe n'uwari kuzamubera sebukwe. Yishwe n'uwari sebukwe, n'uwari kuzamubera sebukwe iyo uru rukundo wenda rukomeza gukura. Yishwe n'uwari kuzamubera sebukwe kubera umujinya yamubujije buri kimwe cyose, umusore akanga kumva. Iyi nkuru mw'abantu benshi bari gukomeza kuyigarukaho, cyane ku babyeyi bavuga bati mu by'ukuri burya umujinya nyine ntugatume ukora ikintu kimeze gutya, ntugatume wambura nyine umuntu mu buzima. Niba ari umwana wenda wari kuzakubera umukwe, wenda urukundo rugakomeza, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine ni inkuru mu by'ukuri iri gukura amarangamutima y'abantu, nyine kudakoreshwa n'umujinya w'ako kanya ngo wakwisha umuntu. Kuko kuri ubu ngubu uyu mugabo yamaze gutabwa muri yombi, kandi urumva gukubita umuntu ukamwica ku bushake,
murabyumva nyine ni za burundu nyine. Wenda sinzi amategeko ya Uganda ngo ameze ate, wenda niba wenda bamukatira imyaka muri 25, ariko hari n'ahandi uba usanga hari nk'igihano cy'urupfu, ariko nyine abantu benshi bumve bari kubyumva ukuntu kugiye gutandukanye, ariko iki kintu cyo kuba uyu mwana yamuvutse ubuzima benshi bari gucyamaganira kure, bati rwose ntabwo cyari cyo gihe cyo kuba yakubita uyu musore mpaka amwishe by'aka kageni. So reka ndeke kubatindira nuko nguko bimeze, muri butwandikira ibitekerezo byanyu. Ese wowe urumva gute bijyanye n'iyi nkuru? Ese ari wowe uri umubyeyi ugasanga umwana wawe bimeze gutyo, uwo musore wenda akunda kuza muri urwo rugo nyine bigenda gutyo, kandi umwana wawe aracyari muto y'imyaka 12, 13, kandi umusore yujuje imyaka 18, afite imyaka wenda tuvuge y'ubukure gutyo, ari wowe wabigenza gute? Igihano gusanze umwana wawe ungana gutyo ari gusambanwa n'uwo musore byitwa ngo barakundana ngo ni couple, hazamo ikintu cyo kumwica kubera umujinya, kaba wamufata n'icyuma ukamujombagura kubera umujinya umusanze ku mwana wawe bari gukora imibonano mpuzabitsina. Utwandikira igitekerezo cyawe